ndagira ngo banze utubwire gato ko Imana y'abasilamu ahitandukaniye n'Imana y'abakristo. Ese abantu bari muri Islamu ibi bintu barabizi cyangwa ntabyo bazi? Barabizi cyane. Kuvanga amajini barayemera tu, baranayatunga. Nihe Imana y'abasilamu? Imana ya Qur'an. Abarabu ntabwo bari bazi Imana, bari bafite ibigirwamana birenga 360. Ibyo bigirwamana 360 igikuru cyari kibikuriye kitwaga Allah. Uyu Allah yari afite izindi Imana eshatu z'ingore zitirwa ko ari abakobwa ba Allah, yitwa Lat, yitwa Uza, nitwa Manati. Uyu Allah bamusengeraga ku ibere ryirabura ari Aswad. Iryo n'ubyo bagiye mu rwaruziniko rw'abatagatifu, gore nabaye umuyobozi w'ayo makipe yagiriye ibiganiro mpaka ku byubaka y'abakristo n'abayisilamu igihe kirekire. Byatangiye gukomera cyane kuva 2004 kugeza uyu munsi. Umusilamu katajya tsindwa. Mwabikoze gute kugira ngo? Barahari, hari nk'umudamu witwa Zura, hari n'abajya akora ibiganiro ku maradiyo, hari n'ikiganiro twagiye dukora, hari n'undi twashe Amim yakijwe mu bitana twakoreye Kimisagara, yakoraga muri embassy ya Egypt. Nsoma nyirangiza nkora na Samare. Kandi abasilamu bakunda guhamya yuko ari bo bantu bari mu murongo wa nyawo, bavuga ko abantu bose batazabasilamu ahubwo bazarimbuka, bazajya muri Jahannam. Ibyo wowe urabivuga urabisobanura uti? Kuko isomye muri surati Maryam, iki ni igice cya 19 cya Qur'ani, umurongo wa 71, ahubwo usanga ahubwo ari bo bazayijyamo. Ahubwo amateka y'Imana y'abasilamu rwose itandukanye n'Imana dusoma muri Bibiliya cyane. Bariherera, barafite iminota 40 bati nayo tuguhaye 20. Rwose ngira amahirwe nsanga n'uwo munsi ikiganiro bafite kirabaza ngo mbese Yesu na Muhammad inzira y'ukuri nindi. Ibyo byose mu gitabo cyanjye byari birimo biri ku murongo neza. Mutangiye bampaye 20 nayikoresheje neza cyane. Ubona ko abantu bakangutse, ubona ko abasilamu bayobeho nturutse, ntibari banzi mu matangazo yabo sindi amafoto yanjye bafishije ahantu, ubona ko bagize ikibazo. Ari no ushe Amimu yakirijwe nakubwiye. Barikanga. Iyo bantu benshi bakunda kuvuga ngo umusilamu yafashe Qur'an akayigusomera akayirangiza, ngo no gusoma idowa ngo uhitupfa. Ibyo n'ukuri? Ese yaba ari terabwoba ubwo bashyiraho bivuga ngo umuntu ari gusomera ugahitupfa? Ni Qur'an 36 basoma amadua ukaba wagira ikibazo neza. Bibaho pe cyane. Na hakika katika sisi wamo wema na wengine katika sisi ni kinyume cha hayo, tumekuwa njia mbalimbali. Ngo nukuri muri twebwe abo namagina avuga harimo abeza no muri twebwe harimo ababi, ngo turatandukanye na tulijua kuwa hatuwezi kumshinda Mwenyezi Mungu katika inchi wala hatuwezi kumpokonya, na tuliposikia uongofu tuliuamini, twumvise iby'agakiza kari muri Qur'an twarabyizeye. Abagina bo n'abasilamu muri twebwe harimo ababaye abasilamu na wamo wengine waliokengeuka, kandi muri twebwe hari abigometse. Isura 46 ya Qur'ani tubona Muhammad ayabwiriza yinjira muri Islam, abwiriza amajini cyane. Amajini yarabwirije abamasilamu. Urumva rero rwose twebwe tuyacyaha mu izina ry'Yesu akagenda, abandi barabwiza ngo yinjire mu idini. Birakaze ibyo bintu. Iyo bagiye hariya n'ubundi mugenzo bakora yose hari no kurigeraho gakwishyira yiganza arisoma uti labeka Allah, ndakwitabye Allah. Nibindi bibuye binini basenga kitwa Safa, kitwa Marwa, migenzo bakoraga kera. Mu gihe bitango ni gihe cya Jahiliya, nko kujya kuri iryo buye kuri Al-Kaaba, nko kujya gutera Satani amabuye, nko kujya Zamzam, nko kujya kurimbi rya Muhammad. None ikibazo gihari, ubwo waba ushaka kwerekana ko se Imana y'abasilamu ari riyabuye? Nibihe bimenyetso uzi abasilamu bakoresha bigaragaza ko koko Imana basenga atari Imana umuremyi w'ijuru n'isi? Ndatanga impamvu. Atari yo Mana yo muri Bibiliya, Imana ya Qur'ani. Buri musigiti wose ugomba kubureba kibura. Ubaga inka n'ihene n'inkoko agomba kuyirebesha kibura. Iyo bashyinguye umuntu agomba kumurebesha kibura. Qur'ani iravuga ngo yohereza amajini guha imbaraga abakora ibibi, niba ukora bibi agaha amajini ngo ukore byinshi. Atajyana utwumva akavuga tsura ntari hasebya, nyangwa twanabisoma Qur'ani 19:43. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso mu bihamya utweretse bigaragaza kuko Imana y'abasilamu itandukanye n'Imana y'abakristo, n'imikorere yabo cyangwa Imana ya Bibiliya n'Imana ya Qur'ani ziratandukanye. Omniscience izi byose, omnipotent ifite imbaraga zose, omnipresent iri ahantu hose. Nifite imbaraga zose rero ntabwo ikeneye kujya kwirwana n'utubaraga twawe twa kimuntu. Allah abamwizeye nibagera mu ijuru azabaha imigezi y'inzoga, imigezi y'amata n'imigezi y'amazi. Bizera ko abayobotse Yesu aribo bazabanza kwinjira mu ijuru, kandi bazaba ari benshi nyuma haze kuzitaniro rya Muhammad, kandi bazaba ari bakeya cyane. Qur'an 15 umurongo wa 11 kugeza kwa 14. Buhagaze aho ngaho ni ukuvuga ngo ibyo uvuze biri muri Qur'an 15:11 kugeza 14. None se abasilamu ayo masurati barayazi? Ngo mu basilamu iyo umuntu apfuye ngo babanza kumuvanamo amara, ngo nago bamushyingurana n'amara. Nibyo cyangwa si byo? Babanza kumwoza bakamukamura, byose byo mu nda bikavamo. Hari byo bizera yitwa ngo ni adhabu za kaburini, ibihano byo mumva ari amazi, hari no kuntu bamwe minsi mikuru bashyiramo mu byo kurya. Yego
mu kiriyo bashyamo nk'akafuniko k'agafanta abwira ati nabireba byo kurya mujya ku minsi mikuru yabo rwose ati biba byaterekerewe rwose. Ni iyihe message uha abantu abana muri Isilamu bahishwa ayo mabanga ababakuriye ndetse n'abakristo noneho rero nabo bashaka kuva mu bukristo bakajya muri Isilamu bakizera imana ya Qur'an baretse imana ya Bibiliya? Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro y'Imana nshuti mukundwa ubana natwe kandi kuri iki biganiro bitambuka kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana, turakwifuriza guhirwa muri byose kandi Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yawe. Turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha uyu mwanya ngo twongere tuganire. Ngira ngo benshi hirya no hino ku isi muradukurikira kandi ibiganiro bigenda bitambuka kuri iyi platform bigenda bibafasha. Niyo mpamvu uyu munsi uko dusanzwe tugenda tukabatumiriza abakozi b'Imana batandukanye, uyu munsi murabona imbere yanyu undi mukozi w'Imana arabibwira hanyuma abasuhuze twinjire kuri topic yacu uyu munsi. Bishop, amahoro y'Imana bane namwe. Tubahe ikaze kuri Iron TV kugira ngo musuhuze abadukurikiye hanyuma mubibwire twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uza cyane Imana ibaho umugisha. Nitwa Bishop Rutagengwa Augustine, nyobora itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Icyicaro cyacu kiri hano Kimironko muri Kibagabaga. Yego. Ya Bishop, Imana ibaho umugisha cyane kandi turabashimira kubwo kumvira ubutumire bwacu. Yego, murakoze cyane namwe kuba mwadutumiye. Mwadusengera kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Yego. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, tugushimira neza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Urakoze kuri akanya duhaye kugira ngo tuganire kuri kiganiro tugiye kuganira cy'ijambo ryawe, ubane natwe. Mwuka wawe wera abantu kandi bari utuyobora kandi kuba dutangiye kuri turangiza tubone kujya neza kwawe. Nabateze amatwi bose aho bari mu isi hose, kino kiganiro kibagira akamaro mwami. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Bishop, Imana ibaho umugisha. Ngira ngo sinzi niba Iron mujya muyikurikira ariko Iron itambuka ibiganiro bitandukanye cyane, tugenda tugaruka ku madini n'amatorero atandukanye. Akaba ariyo mpamvu tugenda tureba se amadini n'amatorero bari mu ntego y'Imana uko bikwiriye. Kubw'iyo mpamvu twebwe twagutumire kugira ngo dufashe, twagiye tubona aho ugenda ukora ibiganiro ugaruka ku idini ya Isilamu nk'umuntu wabaye umusilamu. Mbere ya byose turashaka kubanza kubabaza, ese mwaba mwarigeze kubaho abasilamu? Oya, je ntabwo nabaye umusilamu. Je nize Isilamu kandi mbana imyaka myinshi, nayoboye n'ibiganiro byinshi, ibiganiro mpaka ariko byubaka by'abakristo n'abayisilamu, ku mastade, ku maradiyo, ku misigiti nkara kwa Gaddafi twahakoreye kenshi, n'ahandi hose mu bibuga twagiye dukorera ibiganiro mpaka n'abashehe b'abayisilamu. Gore nabaye umuyobozi w'ayo makipe yagira ibiganiro mpaka ariko byubaka y'abakristo n'abayisilamu igihe kirekire. Ndumva byatangiye gukomera cyane kuva 2004 kugeza uyu munsi. Twa dufite na radio twavugiragaho ebyiri, ese muri igihe ko zitaki ntabwo tukizikoreraho, hari ibibazo byaje kubamo, ariko rero twagize ibiganiro byinshi kandi abantu benshi bagiye bumva ubutumwa bwiza biciye mu biganiro twagiye tugira. Hari namwe mu Bayisilamu bagiye bagarukira Yesu, twishimira Imana. Mwaba mwarigize gukora ikiganiro kuri Radio Amazing Grace? Twahabaye imyaka 6 kuri Amazing Grace. Twagiriwe ubuntu uriya muzungu Shufu ukuri iriya radio. Twabanje kujya twishyura igihe gitoya bitugora, nyuma rwose mbaye free amasaha 2 Ubwo ko imyaka 6 yose dukora kuri radio. Iki kiganiro ntago cyancikaga, naragikurikiraga cyane bikomeye. N'igihe twabonye n'undi muterankunga twatujya kuri Radio 10, naho twahabaye igihe uretse ko atari kinini cyane. Ko mumaze igihe cyane mu abasilamu nagiye mbumvaho igihe kinini cyane mu birebana n'ibyo biganiro mpaka, umusilamu katajya tsindwa. Mwabikoze gute kugira ngo uwe wavuga ngo hari abasilamu bahindutse? Abasilamu barahinduka, ntabwo byoroshye ariko barahinduka. Noneho cyane iyo ukoresha igitabo cye ukizi, nicyo kimutsinda cyane kurusha na Bibiliya.
kuko igitabo cye aracyemera. Iyo umusomeye birimo rero bimutsinda ahita abyumva. Uti mwagiye muganira ukabona barahinduka? Twagiye tuganira, bagiye bahinduka, barahari. Hari nk'umudamu witwa Zura, hari n'abajya akora ibiganiro ku maradiyo, yahindukiye mu biganiro twagiye dukora. Hari n'undi twashe Amim, yakijwe mu bitaro twakoreye Kimisagara, yakoraga muri embassy ya Egypt. N'abandi benshi nta manyamazina yabo, bato nta manyamazina yabo, ariko barahari benshi. Ubu mwigeze mugana na bari abantu rabatsinda? Ntabwo kugira ngo ndatsinzwe, ariko iyo ubona abantu be baro bahinduka ubona ko batsinzwe n'ubundi. Kandi ni ikiganiro cyamutsinze ubireba cyane. Kunabonye basa nkaho bahanganye cyane, bashaka no kurwana. Yego niko baba bameze, ariko twebwe twabikoraga mu bintu bya twita mu giswahili kistarabu. Twabanza kwicara, ntabwo ari ibiganiro byo kumwe muhura mu muhanda ngo muganire gusa. Twaricaraga nabo tukapanga igihe igiterane kizabera, iminsi kizamara, uyu munsi uyu n'uyu ninde uzabanza, azamara iminota ingahe, uzabaza ikibazo azakibaza mu minota ingahe, uzamusubiza azamusubiza mu minota ingahe. Ibyo rero byabaga ari ibintu biri kuri gahunda, tukabyandika tukanabisinyira, byabaga ari ibintu biteguye neza. Kuko izo mpaka twabaga tuzizi no gushaka kwiharira umwanya, dore ko kenshi aribo babiteguraga, ko bagafite n'inkunga zibitegura, ariko twarabyandikiranaga ku buryo nta kiri burengeho. Abantu benshi bakunda kugira ikibazo kubirebana n'ibiganiro mpaka hagati y'abakristo n'abayisilamu, cyane ugasanga abapaseri benshi barajya kuganira nabo, ariko ugasanga baratsinzwe kuko nta bintu bafite byo gusobanura, nta bumenyi ntabwo. Bigatuma rero abantu bakunda kugwa mu kantu, bakaba barati kuki bari abantu bajya kujimaka n'abayisilamu mu byo batazi, kugeza ubwo basuzuguza izina rya Yesu, bagatesha agaciro izina rya Yesu. None mwebwe mwabishobojwe gute kugira ngo mujye kugana n'abasilamu? Jewe cyambere mu ishuri rya Bibiliya twizeho dukeye, ndangije ishuri noneho njya gufata training ya Qur'an. Hari abashehe bakijwe Tanzania, niho navukiye, badutrainingaga kuri amasemina batwigisha. Nyuma yaho ngura ibitabo byinshi bya Islamu birimo na Qur'an, birimo na mahadisi. Noneho nkajya nsoma cyane. Qur'an bwanyunyirangije 3, nsoma nyirangiza nkora na samare kandi. Urumva rero izo training no gusoma cyane no komeza kwiga nibyo bitari byamaze imyaka myinshi, twage tunguka ubumenyi bwinshi cyane. Abasilamu bakunda guhamya yuko ari bo bantu bari mu murongo wa nyawo, bavuga ko abantu bose batazabasilamu ahubwo bazarimba ko bazajya muri jihannam. Ibyo wowe urabivuga uturabisobanura uti? Ibyo ntabwo ari ukuri. Ntabwo ari ukuri, sibo banyabo, sinabo bazajya mu ijuru bonyine, ahubwo ukurikiranye ahubwo wasanga jihannam bashobora kujyamo ari kuko isomye muri surati Maryam, iki ni igice cya 19 cya Qur'ani, umurongo wa 71, ahubwo usanga ahubwo ari bo bazayijyamo, ahubwo usanga ari bazayijyamo. Reka tubasoma bumve ko bavuga 19:71 ni surati Maryam, ni igice cyitiriwe Maria muri Qur'ani, Maria nyina wa Yesu. 19:71 aravuga ati, wala hakuna yeyote katika ninyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu, ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa, ngo kae nta numwe muri mwe utazajya muri iyo gihonome, kandi ibyo niby'Imana yamaze kwanzura. Urumva rero kuvuga ngo bakristo nibo bazajya mu muriro, Qur'ani bwayo iravuga ko ubwo aribo bashobora kuzawujyamo. Uwo ninde wabivuze? Ni Muhammad? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yawo nyine ibicishije mu kanwa k'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubera iki uvuze ngo Imana yawo? Yego, ndavuga Imana yabo kuko tugenzi ko Imana yaremye isi n'ijuru yitwa Yehova cyangwa Yahwe mu gihe burayo. Mu Kiswahili twita Bwana, cyangwa mu Cyongereza bakavuga Lord. Ariko ntaho bavuga Allah na hamwe. Ntabavuga Allah na hamwe, kandi izina Yehova ntirihinduka mu ndimi zose. Ni Yehova cyangwa ni Yahwe ntibihinduka. Haraho bagere kugenekeza mu Giswahili cyangwa mu zindi ndimi, mu Kinyarwanda bavuze Uwiteka. Urumva rero kuvuga ngo iyo mpamvu ngo Imana yabo nuko ari yo bemera, kandi urebye n'amateka yayo nayo sinzi niba turuza kuyageraho, nayo twaza kureba ugasanga itandukanye na Yehova tubona muri Bibiliya. Amateka y'Imana y'Abasilamu rwose itandukanye n'Imana dusoma muri Bibiliya cyane, kandi bavuga yuko ahubwo nyine Imana yabo ari yo muremyi w'ijuru n'isi, ya Bibiliya atari Imana y'ukuri. Barabivuga
ntabwo imana yo bayihakana oya ahubwo bashaka kuyitiranya na Allah ko ari imwe. Hari akabazo nakubajije wambajije mbere ngo kuki hari abakristo benshi b'abapasiteri bagenda bagatumirwa n'abayisilamu bagenda kandi batabizi bakagenda bagatsindwa bakereka biriya babikora intentionally. Hari igihe bagenda bagatumira abapasiteri cyangwa abandi bakristo bakuze batazi ibya isilamu na gato nayo ibiri y'ubwayo batigeze bayiga kandi cyangwa atazi na trike zabo bo ntakubaza ikibazo kuko ashaka kumenya akubaza ngo yerekane ko muri bira nta kirimo akabaza ibibazo biri trike ngo utsindwe yereka abantu nyine ko mu bukristo nta kintu kibamo ibyo murimo mutabizi ntabwo avuga ibyo murimo bavuga ko mwayobye kuko mwaneye kubisubiza abaza ibibazo biri trike noneho agashaka n'abantu batize bibiliya neza na Korani kandi batayizi. Urumva igeze imbere yabo nabwo umwamwanya babakoresha n'amatirike yabo wowe utazi urahagira akakumwamwanya abantu batiyatsinzwe dore pastor yatsinzwe. Nange njya gutangira gukorana ibiganiro nabo nari ngiye mu internet Tanzania umuntu arambwira ati rero ati uzampa imirongo nzifashisha dufite igiterane cy'abasilamu mu imirongo mike ivuga kuri Yesu ndigendera ntazi uburemere bwabyo. Naje umunsi wa mbere igiterane cyarangiye hano i Kigali ku munsi wakurikiyeho wa kabiri mwambwa ati ko wagiye mu giterane ko abapasiteri baraye basebye mu giterane bakabakomera nk'ari igitego kinjiye mu izamu wagiye nawe ukajyayo nagase ko batantumiye mpamagara umwe muri bo uwo yanigendeye ni marehemu yitwaga Tumba arambwa ati sinzi ko bari kwemerera koko ntabwo uri ku matangazo yabo amafoto yawe ntabwo ahari sinzi ko bari bukwemerere ariko mfata birandagenda n'ibindi n'igitabo naranditse ndagenda nica mu giterane apasiteri baza kuza habanje kugwa n'akavura nyuma n'abandi baza kuza apasiteri bambonye bariherera batiri ura muntu mwamuhaye bariherera barafite iminota 40 bati naye tugwahe 20 rwose ngira amahirwe nsanga n'uwo munsi ikiganiro bafite kirabaza ngo mbese Yesu na Muhammadi inzira y'ukuri nindi. Ibyo byose mu gitabo cyanjye byari birimo biri ku murongo neza natangiye bampaye 20 nayikoje neza cyane ubona ko abantu bakangutse ubona ko abasilamu bayobeho nturutse ntibari banzi mu matangazo yabo sindimo nta mafoto yanjye bafishije ahantu ubona ko bagize ikibazo ari no ushe amimu yakirijwe nakubwiye. Urumva rero barikanga kubyo gihe nakomeje kujya muri ibyo bitane buri gihe. Urumva rero akenshi bashaka abantu batabizi neza kugira ngo bagende abasebye bajya batumira abantu benshi ku maradi kuri radio yabo twaye tuziranye dukora n'ibite nta narimwe bigeze bantumira cyangwa batumire muri team yacu twakoranaga twari dufite team y'abantu bacu ni Burundi hari yindi amatima ari ahantu hose ni Bugande zirahari na Tanzania zirahari tweze guhura turi amatima 3 mu Burundi Muyinza 2014 mu kwa kabiri Kirundo 2014 mu kwa gatandatu Karuzi muri uwo mwaka mu kwa 9 tuhura turi amatimu menshi. Urumva rero ari amatimu hirya no hino yagiye agira ibyo biganiro mpaka by'abakristo n'abayisilamu kugira ngo bumvikanishe ukuri kwa Bibiliya na Korani. Ni ukuvuga ngo wagiye mu ishuri rya Isilamu ushaka kuba umusilamu cyangwa wari kugira ngo umenye ubwo bumenyi nabwo bumenye? Si mu ishuri rya Isilamu ni mu ishuri aho abashehe bakirijwe badutrainingiraga. Iyo training wagiyemo nibyo wari ukeneye kugira ngo ubimenye cyane kuko twajya duhangana kenshi mu ivuga butumwa ubundi bakakubaza ibibazo kumanuza aho byerekeye ukidefanda nk'ine nk'umuntu uzi Bibiliya ukidefanda ariko kumva ntabwo abishubije neza. Noneho habonetse iyo training nyijyamo noneho nyuma yaho kigena nyiba Tanzania umuryango wa trainingaga witwa Life Challenge Africa ukorera Nairobi none bakajya baduha inyigisho bice mu iposta naho nta yenje mu Rwanda bajya batweza inyigisho biciye muri iposta. Wewe nakomeje kwiga nshaka n'ibitabo byinshi bya Isilamu no kuyisoma cyane. Ubu Korani urayisoma? Isingize mfite nye Korani abantu benshi bakunda kuvuga ngo umusilamu yafashe Korani akayigusomera akayirangiza ngo no gusoma idowa ngo hitupfa. Ibyo ni ukuri? Umuntu nawe maze kuvuga ngo umaze kuyisoma inshuro zingahe harya? Nyisomye 3 nyirangiza. Nta ngaruka wo byakugiraho ubwo ngubwo? Ni igitabo nk'ibindi byose. Korani nyirangije 3 Bibiliya ubundi ndasoma ku nshuro ya 9 ngeze mu gitabo cya Ezekiel igice cya 2 nkunda gusoma cyane. Ese yaba ari terabwoba ubwo bashyiraho bivuga ngo umuntu ari gusomera ugahita upfa? Ntago ari Korani yose nk'uko babivuga. Hari ibitabo bindi bitari hari surati Yasin 36 Korani cyangwa Arubadu n'ibindi bitabo bindi bashobora kuba basoma. Ni Korani 36 basoma amadua ukaba wagira ikibazo
neza bibaho pe cyane rwose, ariko bafite izindi mbaraga bakorana nazo, ntabwo ari ugusoma gusa. nk'uko umukristo w'ukuri atabura umwuka wera, ni nako umusiramu nyakuri atabura amagini rwose. Numvise ngo hari amagini meza n'amagini mabi, ngo ameza barayemera. Barayemera yose, barayemera kwabaho. Hari n'igitabo nk'uko isura 72 ya Korani yitiriwe amagini. Uyisomye rero iyo sura tijini, twayisoma niba dufite akanya karahari rwose. Isura 72 ya Korani, reka wumve uko iyo sura ivuga. 72 uhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo, na hakika katika sisi wamo wema na wengine katika sisi ni kinyume cha hayo, tumekuwa njia mbalimbali. Ngo nukuri muri twebwe, abo ni amagini avuga, harimo abeza no muri twebwe harimo ababi, ngo turatandukanye. Na tulijua kuwa hatuwezi kumshinda Mwenyezi Mungu katika inchi, wala hatuwezi kumpokonya katika kwa kukimbia. Ngo tuziko tutanesha Imana haba mwisi, cyangwa tugiye icyo tuyambura twirukange. Na tuliposikia uongofu tuliuamini, twumvise iby'agakiza kari muri Korani, twarabyizeye. Abageni nabo n'abasilamu. Basi anayemwamini Mola wake hataogopa kupunjwa wala kuvikwa dhambi. Ngo kandi uwemeye Imana ye rwose ntacyo azaba, nta nubwo ibyaha bizamujyaho. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu, muri twebwe harimo ababaye abasilamu, na wamo wengine waliokengeuka, kandi muri twebwe hari abigometse wasio silimu, hao ndio walio tafuta uongofu, abo nibo bashatse agakiza. Urumva amagini aravuga ngo muri twebwe harimo abasilamu. Ayo magini se niyo yanditse aho muri Korani, ni yari havuga ariko ubwo ruvuga ngo amagini yaravugaga, Muhammad akandika, abanditsi bakandika. Bemera ko Korani ari igitabo cyavuye kuri Allah. Niba ari aravugaga mu izina ry'amagini, ariko tubona hano ari amagini ari havuga. Ndetse isura 46 ya Korani tubona Muhammad ayabwiriza, yinjira muri Islam, abwiriza amagini cyane. Amagini yarabwirije abamasilamu. Urumva rero rwose twebwe tuyacyaha mu izina ry'Yesu akagenda, abandi barabwiza ngo yinjire mu idini. Birakaze ibyo bintu. Reka turebe 46 ku murongo 29 kugeza ku 30. Haravuga hati, nakumbukeni tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Korani. Ubwo alabwira Muhammad ngo ibiko twakuzaniraga ikipe ya majini ngo aze yumve Korani. Na walipo ihudhuria baje kuyumva, walisema kuambia, nyamazeni msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Walafu ngo mchike umve magambo y'Uwiteka. Na alipokwisha somwa walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Bamaze kusomerwa magambo majini, amaze kusomerwa amagambo ya Korani, yagiye sanga yene yabo majini magenzi yabo bayaburira, wakisema na majini yavuze ubutumwa bwa Korani, wakasema, enyi watu wetu, mwemwe bantu bacu. Majini abwira yandi, hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Ngo nuko twumvise igitabo cyamanutse nyuma ya Mose, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, kivuga ibyabayeho mbere ye, na kinachoongoa katika haki na katika njia iliyonyoka, kandi kiyobora abantu mukuri no mu nzira igororotse. Amagini abwiriza amagini magenzi yayo. Bishop, utumye nshaka ko twinjira ku kantu waruvuze mu kanya kavuga ngo uratubwira Imana y'abasilamu. Ndagira ngo ubanze utubwire gato ko Imana y'abasilamu ayitandukaniye n'Imana y'abakristo, kugira ngo kuko ndumiwe. Niba amagini, Imana ivugana n'amagini, amagini anakajya mu kubwiriza ngenzi yayo ubwo butumwa bwa Korani, abasilamu akaba bemera amagini. Iki kintu ese abantu bari muri Islamu ibi bintu barabizi cyangwa ntabyo bazi? Barabizi cyane. Kuvanga amagini barayemera tu, baranayatunga. Si bose, nta bato batabizi, ariko barayatunga rwose. Nihe Imana y'abasilamu? Imana ya Korani. Ugiye mu mateka, Abarabu, ubundi Islamu yavuye mu Barabu. Islamu yatangijwe n'Intumwa Muhammad mu mwaka 622, umwaka bita Hijira, nibwo ku mugaragaro ya Islamu yatangiye. Ubwo tubara umwaka 2022,
boro barabara mu 1440 bahereye uwo n'umwaka wa Islam bahereye igihe Islam yatangiriye. Ubundi abarabu ntabwo bari bazi Imana, bari bafite ibigirwamana birenga 360. Ibyo bigirwamana birenga 360 igikuru cyari kibikuriye kitwaga Allah. Uyu Allah yari afite abakobwa batatu basengwa bibigirwamana, izindi mana eshatu z'ingore zitirwa ko ari abakobwa ba Allah, yitwa Lat, yitwa Uza, nitwa Manati. Uyu Allah bamusengeraga ku ibuye ryirabura ari Aswad. Iryo n'ubyo bagiye mu rwaruzo nikorwa utagatifu bajya kuri iryo buye. Niyo mpamvu iriya nzu ari umukara nayo se hari akantu k'umukara kandi harimo iryo buye ryirabura aho basengera Allah. Iyo bagiye hariya n'ubundi uragenda mugenzi bakora yose hari no kurigeraho gakwishyira yiganza karisoma uti labeka Allah, ndakwitabye Allah. Urumva kuva yari kuri ibigirwamana birenga 360 by'abayisilamu, ifite abakobwa batatu bibigirwamana basengwa bitirwa abakobwa ba Allah, abo nyine nkubwiye Lati, Uza na Manati, n'ibindi bigirwamana byinshi, n'ibindi bibuye binini basenga kitwa Safa, kitwa Marwa n'ibindi. N'imigenzo bakoraga kera mu gihe bitango ni igihe cya jahiliya, igihe cyo bataramenya ngo batarayoboka Islam. N'uyu myinshi iracyakorwa, nko kujya kuri iryo buye kuri Al-Kaaba, nko kujya gutera Satani amabuye, nko kujya gutera Satani amabuye, nko kujya Zamzam, nko kujya kurimbi rya Muhammad. Ibyo ni ibintu byariho kuva kera. Narinzi ko hariya bakunda kujya Maka, ahubwo ariho ikarakaza ariho Muhammad ashyinguye. Oya, Muhammad ashyinguye Madina. Madina niho bahita ngo ni mji wa mtume, ngo ni umujyi w'intumwa. Hari nk'ibirometero 150 kugeza 280 uvuye Maka. Atangiye idini Muhammad bamuguye nabi i Maka kuko basengaga ibyirwamana byinshi bizengurutse Al-Kaaba. Noneho ajyana yamaze kubona abayoboke bakeya, yimukira Madina aragenda abayo. Hageze asanga n'amoko yaho yarasambaratitse ntahuza, ahaba n'umutegetsi bya n'umutegetsi n'umutegetsi wabo, ndetse avuga ko ari n'umuhanuzi. Sige tura muri Qur'ani nta bahanuzi tubona yigeze avuga na bumwe, nta bahanuzi bo muri Qur'ani, ahubwo avuga iby'Imana bamubwiraga andika. Hageze rero abayo, nyuma yaho yarwanye intambara nyinshi, intambara ya Badru, intambara ya Ahud, intambara ya Karibara. Noneho na nyuma ajya mbere y'urupfu rwe yaje kurwanya Maka arayinesha, arahigarurira, asenya ibigirwamana byose, asigara ryabuye ryirabura ryonyine. Iryo buye ryo yasize ryonyine, ibindi arabimenagura. Ariko nyuma asubira Madina, ni naho yaguye. Ntabwo rero karakaza ariko Muhammad aba mu rwose ntabwo ari byo. None ikibazo gihari, ubwo waba ushaka kwerekana ko se Imana y'Abasilamu ari iriya buye, niho basengera Imana yabo. Kuko ni Allah nyine, urumva ko ibuye ryo ryitwa gutyo. Niba ugera ukayiho gasenga uti ukatinda kwitabye Allah, nabyita gutyo. Ubwo uruvuga ngo Imana yabo rero ni iryo buye, ntibabyemera gutyo. Ntibabyemera gutyo ko Imana ari iryo buye, ariko aho niho basengera Imana yabo. Nibihe bimenyetso uzi nk'umuntu nkawe wagiye wiga ibyabo Abasilamu bakoresha bigaragaza ko kuko Imana basenga atari Imana ngo ni ijuru n'isi? Natanga impamvu mbona Imana ya Qur'ani atari yo Mana yo muri Bibiliya. Ndatanga impamvu, hari impamvu nyinshi uvuga ko Imana ya Qur'ani atari yo Mana ya Bibiliya. Icya mbere, iyo usenga Allah ugomba kureba kibura. Ubwo ni iki? Kibura ugomba gufesinga aho umusigiti wa Makuri. Yudaha fesinze rwose nigo kwisengesho ryawe ribugereyo. Buri musigiti wose ugomba kubureba kibura. Ubaga inka n'ihene n'inkoko agomba kwirebesha kibura. Iyo bashyinguye umuntu bagomba kumurebesha kibura. Icyo cyerekezo cyabo. Bana bo rero bagera mu muhanda akamano gakeka gasenga, agomba gushakisha icyerekezo kiri cya kibura. Urumva gusenga Allah ugomba kureba kibura.
urebe Korani 2:42 kugeza 47. Ariko usenga Imana yo muri Bibiliya, Uwiteka Yehova, Bibiliya avuga ngo Imana ni umwuka, amusenga bose amusenga mu mwuka no mu kuri. Wapfukama, wareba hejuru, wakubika inda, Imana irakumva. Ariko ya Isilamu yo utarebye kibura ni ikibazo. Icya kabiri, ara kugira ngo umuyoboke ugomba kwizera intumwa Muhammad, ukizera na Allah. Utizeye Allah ngo wizere Muhammad, ubwo bataye inzira. Ariko Imana yo muri Bibiliya avuga ngo Yesu avuze ngo nigenzera n'ukuri n'ubugingo ntaho ujya kwa Data namujyanye. Ugomba kwizera, ukwizera Yesu ko ari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ugakizwa. Ariko bo ni ukwizera Muhammad, ukizera na Allah. Biratandukanye. Icya gatatu, Allah Bibiliya Korani avuga ngo ayobora uwo ashatse, akayobya n'uwo ashatse, ashatse arakuyobya. Ariko Imana yo muri Bibiliya yaduhaye uburenganzira kwihitiramo. Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bora. Umwizera wese, ushatse wamwizera nturimbuke, utamwizera ukazirimbukira. Ariko undi rero akuyobora aho ashatse, kukuyobya cyangwa kukuyobora. Nta mahitamo. Nta mahitamo ye. Aho ndaguha n'umurongo wabyumva wenda avuga ati wenda ibyo avuga ni ukuri. Korani 13:27 na 16:93 n'igice cya 7:58. Aha, ikindi ibyo aho navuze muri Bibiliya aho harazwi ni Yohana 3:3-21. Ikindi cya kane, Allah Bibiliya avuga ngo, Korani iravuga ngo yohereza amajini guha imbaraga abakora ibibi. Niba ukora bibi akagaha amajini ngo ukore byinshi. Twanabisoma ariko atajyana n'uwo twumva akavuga ati ura ntari hasebya. Nyamwe twanabisoma ibyo byanditse muri Korani 19:43. Iyo udasoma ashaka kuvuga ati uriya muntu ubwo umukristo ashaka kuba ashaka gusebya Isilamu. Reka dusome ibyanditse byabo. Aha, haravuga ngo sorry 19:43 haravuga ngo je hamjui kwamba tumewatuma mashetani juu ya makafiri wanaowachochea kufanya mabaya. Timuuzi ko twohereza amajini kwa kafiri ngo watume bakora ibibi byinshi. Kuchochea ngo gukangura gukora ibibi. Ubwo abakafiri ni babandi batari abasilamu. Bataramenya Isilamu. Abasilamu bohereza amajini. Allah wabo yohereza amajini mu bakafiri, akangurira abakafiri gukora ibibi byinshi. Ariko Imana yacu ntabwo ariko ibigenza. Kuko Yehova we aravuga ngo ashaka abantu bose bihana. Yisomye muri Baroma igice cya 2:4, simo rwandiko rwa mbere rwa Petero rwa 2 igice cya 3:9. Aravuga ngo Imana ntabwo yatinze gusoza isezerano ryayo, ahubwo irindire ko nabandi bihana, abo bataramenya Imana ko nabo bihana. Ariko hubwo Allah we aha imbaraga, yohereza amajini ngo abaha imbaraga zo gukora bibi byinshi. Iyo ntabwo yaba Imana imwe. Ikindi Allah yemera ko abamwizera bihorera. Niba umuntu akugiriye nabi nawe wihorera. Mukoreye icyo yagukoreye. Korani 16:26. Ariko Bibiliya iravuga ngo mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya. Oya ni Matayo 5:43. Ntabwo rero Imana ivuga ngo mwihorere, nivuga ngo mukunda abanzi banyu ari Imana imwe. Ikindi hari impamvu nyinshi siko nasoma zose. Arabamwizera baranamurwanirira. Inkundura no kwica. Barica cyane. Ndaguha imirongo. Abamwizera baramurwanirira. Korani 2:90 kugeza 191. Korani 2:244. Korani ni byinshi. 8:74 kugeza 75 n'indi mirongo myinshi.
ibyo ni bimwe mu bimenyetso mu bihamya utweretse bigaragaza kuko imana y'abasilamu itandukanye n'imana y'abakristo, n'imikorere yabo cyangwa se imana ya Bibiliya n'imana ya Korani ziratandukanye, n'imikorere iratandukanye. Hari impamvu nyinshi cyane nagenda mvuga. Aha, imana yacu yo irishoboye, ntabwo ikenera abayirwanirira. Iyo tureba mu gitabo cya Abacamanza 6:32 ndibuka ubwo abantu babwiraga se wa Gideoni ngo namusore bamwice ngo yishe imana yabo Dagoni, yaravuze ati imana niba ari imana mwirekira mwiyicira, mwirwanirira imana, kandi ushaka kurwanira imana ahubwo nawe yicwe, kuko imana irishoboye, ntabwo bayirwanirira. Ni imana ifite imbaraga zose. Iyo tureba mu magambo ya teolojiya baravuga ngo imana ni omniscience, izi byose, omnipotent, ifite imbaraga zose, omnipresent, iri ahantu hose. N'ifite imbaraga zose rero ntabwo ikeneye kujya kwirwanya n'utubaraga twawe twa kimuntu. Hari byinshi navuga kuri iyo ngingo, sinzi uko umwanya uhagije, ariko hari okay, reka dukomeze niba umwanya uhari. Dusigaje iminota 30 rwose. Aha, Allah abamwizeye nibagera mu ijuru azabaha imigezi y'inzoga, imigezi y'amata n'imigezi y'amazi. Akayoga bazakanywa mu ijuru. Nuko mu ijuru nabo bazanywa akayoga. Bazanywa. Bazaba umugezi w'inzoga. No umugezi. Umugezi kabisa. Kajyamo kavumu kanywa. Urumva? Reka ntanga imirongo. Reka ntanga imirongo n'abatumva bakurikiranye bumve iyo mirongo. Korani 47 umurongo wa 15. Ko ni imigezi ntabwo ari burarirwa. Ntabwo ari twatundi bazana mu gakazi, ni imigezi. 7:15 aravuga ngo mfano wa pepo walioahidiwa watawa wacha Mungu itakuwa hivi, ngo urugero rwa paradizo cyangwa ngobyi bazahabwa abumvira Imana ngiyi. Imo mito ya maji yasiyovunda, harimo imigezi y'amazi itagaga, na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake, n'imigezi y'amata itajya yangirika uburyohe bwayo butajya buhinduka, na mito ya urevi yenye ladha kwa wanywao, n'imigezi y'ibisindisha iryohera ababinywa, na mito ya asari iliyosafishwa, n'imigezi y'ubuki butunganyijwe. Urumva rero iyi Imana izatanga inzoga mu ijuru n'amazi n'amata bitandukanye n'ibyo Imana izaduha. Koko Bibiliya ivuga ngo iki rero ku Imana izatanga kuba yizera. Yehova aravuga, Imana ya Bibiliya cyangwa ari Yehova cyangwa Uwiteka uko aho bizi kose, mu gitabo cya Korinto 2 umurongo wa 9 kugeza ku 11 aravuga ngo iby'amazi atarabona, iby'amatwa umugabo azaza ahabwa abagore bangahe? Mu gitabo Raha za Peponi sobanura nyine byiza byo mu ijuru cyangwa muri paradizo, haba ko hasi byibura azabona 72 abagore 72 b'amasugi mahuriraine. None wa mugore wawe usanga ku isi rero Imana mugira musha nawe kamera nk'agakobwa keze kagusubiza. Igitabo niba ngo twakiza tugisome. Ikintu nshaka kubaza, imisigiti ya Isilamu yose ariko nkiraho ariko Imana yo muri Bibiliya usomye muri Matayo 22:29 havuga ngo mwarahabye kuko mutazi ibyanditswe ntumenye n'imbaraga z'Imana, kuko mu ijuru ntibarongora ntibanarongorwa, ahubwo bazamera nk'abamarayika mu ijuru. Ariko arawe azabakobwa b'amasugi. Gusa Imana izatanga amasugi nivuga ko batarongora ntabwo ari imwe. Aha, ikibazo bashatse kwerekana ko Imana ya Bibiliya n'iya Korani ntabwo ari zimwe. Nibyo bazahemba si bimwe, ntabwo ari bimwe, nta nubwo baziyoboka kimwe. Okay, icyo nshaka kubaza, mu misigiti ya Isilamu yose iyo witegereje ubona hejuru habaho ibintu bibiri nakunze kubibona, ukwezi n'inyenyeri. Biriya bimenyetso bishatse guhamya ikintu iki bishatse gusobanura? Mu gihe cya Jahiliya cyangwa igihe cy'ubupagani abari bataramenya Imana, zari zimwe mu mana. Abasiramu b'abapagani bizeraga ko ukwezi ari Imana y'ingabo, izuba ikaba y'ingore, inyenyeri zikaba abana b'ukwezi n'izuba.
yani ibimenyetso bya gipagani kuva kera. Ariko ubu iyo babajije akobwa ngo ni ibiremwa ngo ni kera kare ko Imana yaremye, ariko mu gihe cya kera zira zari Imana n'imyizera ya gipagani rwose. Tukiri aho ngaho mu bihe umaze ujya impaka na Isilamu ko nabyumvishe n'ahantu henshi hirya no hino mu bihugu bitandukanye, hari umusilamu mwigeze mwicarana mukaganira ugasoza kubwira ngo Imana yacu mbonye ko atari Imana y'ukuri, iyanyu niyo nemeye wereka kanya ndizeye? Oya, ntabwo birabaho. Ntabwo birabaho mwavuga ngo menye ko Imana yanyu ari y'ukuri, yacu si y'ukuri, kuko bahamya ko ari imwe. No, ahubwo bagashaka no kuvuga ko abakristo basenga Imana eshatu, ubutatu bo bagita Imana eshatu, bakavuga ati ahubwo yacu niyo y'ukuri, musenga eshatu. Barangiza kandi iyo Mana baro bahakana bakitabaza igitabo cyayo, bakaba ari cyo bafata bakajya kugisoma. Kuko kuba umusilamu ugomba kwizera ibitabo bine. Ugomba kwizera Taurati, ayo bitabo bya Musa, ibitabo by'amategeko, cyangwa yego n'ibyo bitabo by'amategeko. Taurati bisobanuye amategeko. Kwizera Zaburi. Taurati bavuga ko ari igitabo cya Mose. Zaburi bizera ko ari igitabo cya Dawudi, nubwo atari byanditse wenyine. Bakizera Injili, ayo bitabo by'isezerano rishya, ariko cyane cyane bavuga bira bine ubutumwa bwiza na Furukani ariyo Korani. Umusilamu nyakuri agomba kwizera ibyo bitabo ko ari bine, ko bakomeza kugira ibyo bizeramo muri biraka. Ariko Imana yabo tukaba tubona nta hantu ihuriye, Imana ya Korani nta hantu ihuriye na Bibiliya. Kuki bafata na Bibiliya bakagira ibyo bafata bakabyizera? Umusilamu nyakuri yizera Bibiliya, ariko benshi bajya impaka ngo bakavuga ngo yarahinduwe, ngo siyo birango y'umwimerere, ngo ni hazi imwe ya kera, bashakisha impamvu, kandi barangiza bagasoma bayifashisha. Urebye ntaho bayikwepera Bibiliya, kuko iyo bavuga niba bizera abahanuzi bo muri Bibiliya, ubundi abasiramu bizera abahanuzi 144 na 24, nubwo utayabaza ngo babikwereke aho biri, ariko abantu zose muri Bibiliya barabemera. Urumva rero Korani ntiyaba yuzuye hatari Bibiliya, ashwi ntibibaho. Kuko ibiri muri Bibiliya byo usanga yaragiye avuga muri Korani. Nawe rero yayikwepera umusilamu nyakuri. None se ikibazo gihari, warutubwiye uti ngewe hari abasilamu bamaze guhinduka. Abo bahindutse nabumvisha ibiganiro, ntabwo ari abo mwari mwicaranye muri gukorana ibiganiro? Nta nzi twa twicaye ngo bahindutse, kuko bari nabo bahisemo nyine baza kujya impaka, ariko benshi mu bagendaga batwumva bagiye bahinduka. Ntabwo hari nk'urugero Shamim, ntabwo hari urugero Zura yari umwigisha w'abadamu muri Islamu. Hari n'abandi bagiye bahinduka bake, si benshi cyane. Yego. None se ubu witeguye gukomeza kujya impaka nabo? Bantumiye ndagenda. Ntabwo aherutse ko bantumiye ndagenda n'ibiganiro. Sinjya guhangana cyangwa kurwana nabo, ariko ibiganiro turaganira nta kibazo gihari. Hari umusilamu umwe yarahindutse, yitwa n'ubundi yari imamu nawe, yitwa Ali Yusuf. Duhetse kuganira ndi kumubaza se Imana ya Korani n'Imana ya Bibiliya bihuriye? Ati yose ni Imana imwe. Hanyuma Yesu uvugwa Korani iramuvuga, ati Korani iramuvuga cyane. Yego. Ese wowe urabyemeza ko Korani ivuga Yesu? Cyane. Nta nundi muri Korani uvugwa nka Yesu. N'izina Muhammad niba ntibagiwe mwe ryanditsemo 2 n'atari 3 muri Korani, ariko Yesu ari inshuro nyinshi cyane. Bamwemera se Mesiya yanditsemo kenshi, izina Yesu ririmo kenshi, nyina ya Yesu Mariya avugwamo kenshi, kuko Muhammad nivugamo gake muri Korani cyane. Kandi Korani iramwemera mu bintu byinshi, wenda navugaho gakeya uburyo imuvugaho. Ivuga kuri Muhammad cyangwa kuri Yesu? Kuri Yesu. No Muhammad birimo hano mu gitabo cyanjye hano, ariko twumve ko Korani ivuga Yesu. Reka turebe Yesu muri Korani. Yesu muri Korani, icyambere Korani ivuga ko Yesu
yabyawe n'umwari udafite inenge utunganye. Korani 19:20, iyo ni surati Mariyamu, n'ubundi ni igice cyitiriwe nyina wa Yesu. Icya kabiri, Korani ikemera ko Yesu nta cyaha yagiraga, yari umutagatifu. Korani 19:19. Korani ikavuga ko Yesu ari igitangaza n'imbaraga z'Imana ku batuye isi yose. Korani 19:21. Cya kane akavuga ko Yesu ari ubuntu bw'Imana n'igitangaza cy'Imana ku batuye isi yose. Korani 21:91. Korani ikavuga ko icya gatanu ko Yesu ari Mesiya. Korani 4:171. Ikemera ko Yesu ari ijambo ry'Imana. Korani 4:171 nanone. Cya karindwi, ngo Yesu ni umwuka uvuye ku Mana. Kuri uwo murongo n'ubundi Korani 4:171. Korani ikavuga yuko igice cya munani Yesu afite icyubahiro cyose mu isi no mu ijuru. Korani 3:45. Kini gice cyitiriwe Imurani bavuga ko yari se wa Mariya. Ikindi bavuga ko Yesu yaremye inyoni, ntabwo bavuga ibindi bintu. Inyoni agakora ibitangaza byinshi, agakiza abarwayi, agakiza ababembe, kazura abapfuye n'ibindi byinshi. Korani 5:110. Aha ikindi bizera ko abayobotse Yesu aribo bazabanza kwinjira mu ijuru, kandi bazaba ari benshi. Nyuma haze ku iteraniro rya Muhammad, kandi bazaba ari bakeya cyane. Korani 15:11 kugeza kwa 14. Buhagaze aho ngaho, ni ukuvuga ngo ibyo uvuze biri muri Korani. Korani 5:11 kugeza 14. None se abasilamu ayo masurati barayazi? Hari ibyo twasomaga mu giterane b'abasilamu bo hasi, ngo ibyo bintu ngo byanditse, bakaza kutoza amasomo ahubwo ibyo biba muri Korani. Isi ngibizi ikibazo gihugu ngize ikibazo nanjye. No abasilamu bahangana ku idini yabo bikomeye, bakerekana ko nabo bari mu murongo. None Korani itanga umucyo wose kuri Yesu rwose. Kuki Yesu batamwumva? Ndagira ngo dusobanurire Yesu. Ubundi abasilamu bavuga bati cyane, bamuhamya bati baramwumva. Icyo batemera, ntibemera ko ari umwana w'Imana. Icyo kandi muri Korani tubonye ko yitwa ijambo ry'Imana. Ariko ntibemera ko ari umwana w'Imana, ntibemera agakiza, ko atanga agakiza, ntibemera ko yapfuye ku musaraba. Uretse ko n'ibice bindi bigaragaza urupfu rwe. None se niba Korani igaragaje neza ko abakurikiye Yesu aribo bazabanza kwinjira mu ijuru, kandi bazaba ari benshi cyane, ariko abakurikiye Muhammad na Korani ye akaba aribo bazakurikiraho nyuma, kandi bakaba ari abantu bake cyane. Umusilamu ibi bintu yarabisomye, arabizi muri Korani ko birimo. Bano basilamu rero nari ntararangiza kutaza gusubira inyuma. Bano basilamu basanzwe bigishwa ibintu bike cyane bigishwa ibintu by'amasengesho. Kujya kwinjira bagutoza shahada, kwinjira Isilamu nk'uko twihanisha abantu bajya kwinjira kwemera Kristo. Bamara gutoza shahada bakagisha ibintu by'amasengesho. Ku munsi basenga 5, amasengesho ya rufajiri, amwe mu gitondo mu rukerera. Ni raka zingahe? Irimo ibice bingahe? Aya dhuhuri arimo ibice bingahe? Aya arasiri arimo ibice bingahe? Aya magaribi arimo raka zingahe? Aya isha amwe ya saa moja n'iminota ingahe? Arimo raka zingahe? Nuko babigenza, nuko bakaraba. Ubundi bano basilamu batoya bigishwa cyane zira nguzo eshanu, zira nkingi eshanu za Isilamu. Ya mbere shahada, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, kwemera ko Muhammad ko ari intumwa y'Imana, kwemera na Allah. Bakakwigisha salati by'amasengesho, bakakwigisha zaka, ibyo gutanga amaturo, bakakwigisha saumu, ibintu byo gufunga Ramazani n'imigenzo yabyo nuko bigenda, bakakwigisha hijja, byo kujya mu zindiko rutagatifu. Ababo hasi utwo duto twababazi n'imigenzo yabo n'amasengesho n'amagambo makeya ya Cyarabu, kuko basenga mu Cyarabu makeya, n'utwo bababazi duke nta byinshi bababazi. Cyakabariya bashehe ba mwarimu ubwo nyine ni Cyarabu, ni mwarimu nyine bari abarimu babo, aba imamu
impamvu niba ari abayoboye imisigiti abo baba bazi baba bize benshi, uretse ko hari n'abandi usanga ubumenyi ari bukeya. kubera iki batizera Yesu kandi numva Qur'ani? Yesu baramwizera cyane, ariko ntibizera ko yapfuye ku musaraba, ntibizera agakiza ke, ntibizera ko ari umwana w'Imana. ko ibyo se byo bifite imbaraga mu kumwizera. Uvanyemo ibyo nyine ubukristo bubushenye. Bemera ko yazutse. Hari umurongo umwe ubyerekana, reka sindi barakomeza. Korowani ivuga ko Yesu yerekanye imbaraga z'Imana. Korowani 2:8-7. Korowani kavuga yuko Yesu yakije abarwayi, azura abapfuye, ibirema biragenda n'ibindi bitangaza byinshi. Korowani 5:110. Ahandi akavuga ko Yesu niwe kimenyetso cy'imperuka kwitwegereje, ni nawe nzira igororotse, Satani ntazabuze kumwizera kuko Satani ari umwanzi wanyu byeruye. Korowani 3, yani surati Zukurufu, umurongo wa 31-62. Korowani kavuga ko Yesu ni ikimenyetso cy'imbaraga z'Imana. Korowani 23:50. Ahandi Korowani kavuga ngo Yesu ni umwami ni n'umuhanuzi. Korowani 3:39. Ni umwami ni n'umuhanuzi. Yesu ni Bwana na ni nabii. Ahandi akavuga ngo nta na rimwe Yesu azaba umunyantege nke. Korowani 4:72. Ahandi akavuga ko Yesu aravuga ngo amahoro abonekera muri Yesu igihe yavukiye, igihe yapfaga, n'igihe yongeye kuba muzima ariko kuzuka. Korowani bivuga. Reka tuwasome. Korowani 19:3-4. Abasilamu bafite ibibazo kweli. Aravuga ngo bafite ibibazo pe. Iyo ni Yesu avuga ngo na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Huyu ndiye Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki wanaoifanyia shaka. Ngo aravuze ngo amahoro ari kuri ye kuva gihe navukaga, n'igihe napfaga, n'igihe nzojya kubera muzima. Nguyu niwe Yesu mwene Mariya w'abantu bashidikanyaho. Nanone ukomeje gusoma umva ko amahoro abonekera muri ye, binabivuze. Ahandi havuga ngo abayobotse Yesu Imana yabahaye umutima w'imbabazi n'ubwitonzi. Korowani 5:26-27. None se tukiri aho ngaho hari aho ivuga ko abayobotse Muhammad nabibyo Imana yabibahaye? Yo ndi bukwereka hariya ibya Muhammad, turugire kuri Muhammad niba ushaka. Hano haravuga Yesu yarafite umwuka wera. Korowani 2:53. Ahandi ngo Yesu yarazamuwe ari mu ijuru, igice cya 4 cya Korowani 158. Ahandi akavuga ngo abizeye Yesu Imana yabashyize hejuru y'abatamwizera kuzagera ku munsi w'imperuka, aribo bari hejuru. Bazahora bari hejuru kugeza ku munsi w'imperuka. Niwe bazahora hejuru. 3:55. Urumva rero Korowani imuvuga neza cyane. Nta n'igitabo kivuga neza nka Korowani uretse Bibiliya. Ni ukuvanga ibyo bizwi n'abayimamu n'abashe nibo bazi ibyo bintu. Babasoma babibigishije bahita bavamo, bahita babacika. None bose bakumva Yesu mutaka gutya, Muhammad mugaya ukabura kumuyoboka. Urebye ibyo Muhammad muvugaho n'ibyo Yesu muvugaho biratandukanye kure cyane. Tukiri aho ngaho, ni iyihe loss ubona Isilamu yaguyemo ku buryo kuba wenda bagarukira Yesu bigoye, cyangwa se no kuba bazarimbuka bazashira ari benshi? Loss mbona bafite mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwa 4:12. Kama ngo nta rindi zina twahawe gukizwa muri riri munsi y'ijuru uretse izina rya Yesu. Kuba rero batemera Yesu umwana w'Imana, ntibemere Yesu agakiza ke, ntibemere urupfu rwo ku musaraba, ntago bazabona ubugingo. Ubwo batakaje byose, ubuzi ibyo watakaje byose.
kuko muri Yesu niho tubona agakiza, muri Yesu niyo nzira y'ubugingo, muri Yesu niho tubabarirwa ibyaha. Urumva rero ubuze Yesu mu buzima ntacyo ubusigaranye. Na Qur'ani yabihamije na Qur'ani yabivuga byinshi cyane. Urumva rero ko batizera Yesu ko ari umwana w'Imana, ngo bizere agakiza ke, bizere ijambo rye, bizere urupfu rwe, kuko urupfu rwe nirwo rwatuvanye mu byaha. Ntabwo navuga ngo bano bantu iyo ni rosi nini cyane bagize ko batizera Yesu, kuko utizera Yesu ni ibyago nk'ibindi byose. Ikindi kibazo twajya tugira indirimbo twaririmbaga Tanzania, ngo ajali sio lazima kugonga na gari, hata kumukosa Yesu ni ajali kubwa. Ngo impanuka si ukugongwa n'imodoka gusa cyangwa izindi mpanuka tumenyere, ngo nuko utamenya Yesu niyo ni impanuka ikomeye cyane. Ikintu rosi nini bagize ni ukutumenya Yesu n'umurimo wamuzanye ku isi. Ubona se hari umutima uhari wo kugaruka, cyangwa ya majini yabo niyo yabafata ntabari kure? Nk'umuntu nkawe umaranye nabo igihe, ugenda ujya impaka nabo, ubabona ute? Ubona bafite intego yo kuba bagaruka ari benshi, cyangwa amajini yarabafashe? Kera kugira ubuntu n'Imana nkawo umva ubutumwa kuri radio, umva ubutumwa nko cyane nk'ibagahinduka, uwo byibura. Naho ubundi ukuri ikingisho bigishwa kugaruka kwabo ntabwo byoroshye. Umusiramu yagiye kwica itungo, hari ku buryo ubona hari amagambo arimo kuvuga, biriya bivuga iki se? Ni byiza cyangwa ni bibi? Hari ibintu baba batura bibi kuri iriya tungo? Ntabyo batura bindi bibi, ahubwo buri tungo ryose bagiye kwica barisomera idua. Dua ni isengesho, kandi bakarebesha kibura. Yagiye kubaga inka cyangwa itungo ryo ryose, arebesha kibura, akarikinja, akavuga ati bismillah, nkubaze mu izina rya Allah, cyangwa mbikoze mu izina rya Allah. Niyo kugiye kurya kandi iryo sengesho rye bismillah nta kindi. Urumva rero buri kintu cyose ni mu izina rya Allah, mbikoze mu izina rya Allah. Ariko biratagaje kweli. Hari inkuru ngenda numva n'abantu ngo mu Basilamu iyo umuntu apfuye ngo babanza kumuvanamo amara, ngo nago bamushingurana n'amara. Nibyo cyangwa si byo? Babanza kumwoza, bamuvanamo amara, ushyiramo amazi bakamukamura, byose byo mu nda bikavamo. Amaraso nzi kwavamo bira byose aba yari umwanda wose uri mu mara wose, byose bivamo. Kuko hari byo bizera yitwa ngo ni adhabu za kaburini, ibihano byo mumva. Biza ko upfuye utogejwe ngo ube ufite usafi, ko marayika w'urupfu witwa Israeli akumerera nabi, kukunogora amaso, kakuvana imitsi, akakuniga kandi waranapfuye. Bo bizera ko bwose bikugeraho. Uwo ni marayika w'urupfu. Aho ugiye mbe guhura n'ibindi bibazo, aho ugiye ugira ibibazo, ubwo rero bagomba kukubanza gukorera amasuku kugira ngo utaza guhura na adhabu za kaburini. Akomande igihugu mba numva ibyo bintu. Ubwo rero rwose gusuka amazi ashyushye bagakanda byose bakamaramo. Ese biriya hari n'ibindi bantu bajya bavuga, uretse ko ntabyizera cyangwa ko ntabihamya, ko akenshi ubwo nariya amazi agurishwa. Nibyo nagiye kukubaza ahubwo, kuko nabyumviseho nanjye ndabyumva. Amazi rwose ngo abahenze cyane barayakoresha. Ntabyo nabihamya kandi koko nta naho byanditse, ariko mu gukoresha imbaraga z'umwijima biranashoboka, ariko ntaho ndabisobanura naho byanditse. Ako ariya mazi bashobora kujya kuba hari n'ukuntu mu minsi mikuru bashyiramo mu byo kurya. Yego, mu kiriyo si twinshi wabimbwiye nanjye, bashyiramo nk'akafuniko k'agafanta gashyiramo mu biryo. Sinzi ukuri kwabyo, ntabwo nabihamya, nambeshye ngiye kubihamya. Nanjye nagiye mbyumva, nabyumvise nanjye, ariko sinabihamya. Hase gute nyine wabitubwiye aho zari umusilamu yitwa Sheikh Mohamed wari Bugande, ageze kubivuga turi ahantu mu giterane, turi mu mihazara nyine, abwira ati nabireba byo kurya mujya ku minsi mikuru yabo rwose, ati biba byaterekerewe rwose. Avuga ati kandi avuga ko na sekuru yavuye Zanzibar Pemba, ko ari watangije idini mu Rwanda,
kandi kuko igira icyuho kimeze nk'ikigiye gusa n'abarabu. Ati rero rwose ati mubyitondere ibyo bintu, sinabihamya ntaho ndabisoma. ni ikihe kibazo wahuye nacyo muri icyo gihe cyose wamaze cyangwa umaze ugenda uhura nabo muganira hagati yawe nabo, mwagiye mukora mugasoza neza, nta kintu kihe kibaho? Nge nta kibazo ndagirana nabo kuko twabaga twabishyize kuri gahunda yemeze neza, ariko gushwana kwabagaho, gushwana nibyo twavuze ntibabyubahirize. Nk'igihe kimwe twakoze igiterane kuri tapi ruje, turumvikana ngo umunsi wa mbere nibo bazabwiriza, umunsi wa kabiri tubwirize tunihanishe, umunsi wa gatatu nabo babwirize banihanishe bashyira abantu muri Isilamu. Bari kubwiriza kwa gatanu nibwo bari kwihanisha, ni ku cyumweru. Noneho kuwa gatandatu turabwiza kabisa, turangije turihanisha. Haza abantu benshi baje bajya kwakumira, barabirukana cyangwa byira nka 40 baraza, barabirukanye cyane, kandi abo bari abasilamu benshi n'abandi ariko batari abasilamu, barabirukana nka 40 baraza, abandi babigizayo barabirukana. Bukeye bo bihanishe babura abantu, habonetse bake nk'18 gutyo, birabababaza. Noneho hari ikindi gihe bakanga ko twihanisha, noneho ikindi bakanga gushyira ibiterane ahantu hari neutral ku bibuga, bakajyana ku misigiti. Urumva mu misigiti kugira ngo uvuge ngo ugiye kwihana bari aho bose abayobozi bawe ntibibaho, ntabwo byoroshye. Bazi babivamo kubishyira mu handi hantu, cyangwa ubundi bagashaka kwihanisha bonyine, twe ngo twe kwihanisha. Kubera iki? Hagati niba ari ibyo rero nimukaduhamagare. Niba ari ukubwiza twigendera twese tubwize twigendere, niba ari ukwihanisha mufate umunsi wanyu natwe dufate uwacu. Ibyo byagiye bibaho, guhangana gutyo, bakanga ko twihanisha cyangwa bashaka gufata iminota myinshi ruti yacu, ubundi bakarakara bakavuga nabi n'ibitutsi bikazamo. Ariko twe ntabwo byagutangaza nk'abantu bize Isilamu, agututsa ntabwo kubisha abakoreye Imana. Kuko rwose ibyo biremewe muri Isilamu, abakoreye Allah. Ni iyihe message mu minota 3 dusigaranye uha abantu bari mu ruhande rwa Isilamu, bariya wose uvuga ngo bari bakiri bato babana mu myizerere ya Isilamu, bajijishijwe bakaba batabwirwa ukuri kose kwa Qur'ani, kuko Qur'ani ndumva ivuga Yesu kamwerura neza. Ndetse ni iyihe message waha ababakuriye, ni iyihe message waha abakijijwe bizera Kristo Yesu, kugira ngo kuko hari tujye tubumba ngo baraba Kristo bagiye muri Isilamu. Ibyo byiciro ko ari bitatu: abana muri Isilamu bahishwa ayo mabanga, ababakuriye, ndetse n'abakristo noneho rero nabo bashaka kuva mu Kristo bakajya muri Isilamu bakizera Imana ya Qur'an, baretse Imana ya Bibiliya. Yego, icyo navuga cya mbere ku basilamu bakiri batoya, ubundi barasilamu bose babita ngo ni mamuma, injiji cyangwa atagize icyo bazi. Abayoboye bakita imamu, abamenye. Icyo nabwira ba mamuma cyangwa abasilamu bakiri batoya, rwose inama nabagira nuko basoma ijambo ry'Imana bakarimenya Bibiliya ku giti cyabo, batari ibyo bari bubwirwe, kuko nta mugambi bafite kubabwira Yesu. Nibiri muri Qur'ani bivuga Yesu ntabwo bazayibabwira, ntibabibabwira. Niyo bamubabwiye bamuvuga bamufobya, kandi muri we ariho harimo agakiza. Rero rwose ngira nabagira inama yo kwisomera Qur'ani ubwayo na Bibiliya ukwayo, bakayisoma bakimenyera ukuri ku giti cyabo atari ibyo babwirwa. Kuko ntago biteguye kubabwiza ukuri kwa Qur'ani n'ukuri kwa Bibiliya. Ikindi cyo nabwira ababakuriye, nabagira inama kwiye kwigisha ukuri. Niba uri umuntu w'Imana koko, bwiza abantu ukuri, akwemere cyangwa kwange, ari kuvugisha ukuri. Bwira abantu ukuri kose kwa Qur'ani, bwira abantu ukuri kose kwa Bibiliya. Wivuga Qur'ani uyitagatifuza n'ibirimo bindi ubihisha, wivuga Qur'ani uyisebya n'ibyiza byayo ubihisha. Bwiza abantu ukuri kw'Imana, uri umuntu w'Imana, niba uri gukorera Imana ubwiza abantu ukuri. Ikindi kandi
nawe usoma ukuri buguhindure. Ntibibwe gusa ngo urumenye wo kwigisha gusa ariko udahinduka. Ibyo wigisha ugomba no kuba bihindura abandi. Icyo nabwira abakristo bata ubukristo bakajya muri Isilamu rwose, icyo navuga ni nko gutukura ukajya mu kinyoma, gutijuru ukajya muri gihonomu, gutimana ukajya kwa Satani. Aragatabo mfite kava ko na Satani yabaye Umusiramu. Sinza uwo mwana ntabwo ari wenda kindi kigareto turabiganira. Urumva rero kuvuga ngo uvuye mu Kristo ugiye muri Isilamu ni nko kuvuga ngo utaye ijuru ugiye kurimbuka, utaye ukuri ugiye mu kinyoma. Ni nko kwigurisha kuvuga uti rwose ndagiye iby'Imana ndabitaye nigire mu muri utazima, ngiye kurimbuka rwose. Ibyo rero rwose nta kuri muri Korani. Ukuri kose kuri muri Bibiliya, nicyo gitabo cy'Imana. Imana yanditse muri Bibiliya niyo Imana nyakuri, niyo yaremye isi n'ijuru, nta yindi Imana iriho n'icyubahiro cyayo kandi nta wundi bazagisangira. Yesu niwe nzira gusa n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Kandi byakoze mu mwaka 4:12 n'ahana hasomye havuga ngo nta rindi zatwaye gukizwamo muri munsi mu y'ijuru uretse izina rya Yesu gusa. Nta handi bazabonera agakiza uretse gusanga Yesu bakamusaba imbabazi ibyaha byabo, akabakiza ibyaha byabo kandi akabaha ubugingo buhoraho. Ubwo rero nabagina makugwa muri Yesu, nta gutwarwa n'imiraba hirya no hino n'ubushukanyi bwo bagenda bashuka abandi bashukije amafaranga. Aho twabanaga Tanzania icyo gihe ni kera amashiringi 700 baramusiramura. Uwo muntu ugwa amafaranga kugira ngo umenye Imana nuko agukunze, nuko azi ko kuroshye hubwo. Akira Yesu umugumane wamenye kandi ntuzamure kuri. Numva arabyo nababwira nta kindi kugwa muri Yesu wamaze kumenya kuko muri we niho harimo ubugingo. Bishop turabashimiye, murakoze cyane. Hanyuma hari igihe abantu bashobora kugira ibibazo babaza, mwatanga nimero zanyu. Yego, nomero zanjye ni 07 82 49 14 7 ndasubiramo 07 82 49 14 7. Ni Bishop Rutagengwa Augustine. Imana bamugisha cyane. Dusengera Imana iki kiganiro izagihe umugisha kugira ngo abantu bahinduke. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, turagushimiye. Dusengera kino kiganiro n'abagiteza amatwi bose kugira ngo ugihe umugisha nabo baho umugisha, kino kiganiro bacyumve nk'ukuri kandi gihindura ubuzima bwabo. No ari mu migambi yo kuba yajya muri Isilamu amenye ukuri ko ukuri kuri muri birakonyine kandi Yesu ko ari we nzira. N'abasilamu kandi bakijegajega bashutswe bamenye ukuri bahindukire Yesu umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Mwami ndagushimiye, urakoze kuri kiganiro, reka gikore ku mitima kubera amagambo bagenda bumva bahagare muri wowe bahamye ukuri kwawe kugeza iyo uzagarukira. Ndagushimiye muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Reka tugushimire nshuti mwene data warukuri iki kiganiro, hanyuma mudufashe kugira ngo turusheho kwamamaza ubwami bw'Imana. Umaze ku kiganiro sharingira inshuti zawe bavandimwe, hanyuma dukomeze gufatanya kuvuga ubutumwa bwiza. Mukomeze kugira ibihe byiza, ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.